Nizere nizere ko umeze neza cyane, nizere ko kandi ugenda urushaho guhirwa n'ibyo ukora bya buri munsi. Mwibutsa ko yari Fyve-tvrwanda akaba ari twishakira ryonyine ryizewe rikorera ku muyoboro wa YouTube kugeza amakuru zitasanga ahandi. Ni amakuru acicikana mu Rwanda, amakuru tukugezaho 24 hours, you know. So guys, ngira ngo ni Bruce Melodie magingo aya ngaya rikorezwa USA, aho agomba kuba afite ibindi bitaramo byinshi cyane agomba guhuriramo na Shaggy ndetse n'abandi basitari benshi. So ngira ngo ni mu kiganiro itangazamakuru rya USA yaganiraga ku bijyanye n'umuziki we ndetse no ku bijyanye umuziki we, ibikorwa bye bya buri munsi n'ibijyanye n'umuziki nyarwanda. So then buri gibisi ngira ngo tumaze iminsi twumva saga yiwe The Ben, ariko nanone hongeye kuzamuka ikibazo cyane hagati yiwe n'uwitwa Element Ere. Ngira ngo byaturutse ku kuba Kiiz ari we waje gukora funga macho ikanahitinga cyane, ikanazamuka cyane, akaza nanone kumwifashisha mu bikorwa bye bya buri munsi ubwo yajyaga muri Kenya agasiga Element. So abantu bongera kwibaza byinshi rero bavuga ko hashobora kuba harimo akantu, hashobora kuba hari ukuntu bitameze neza. So biza kuba ngombwa rero ko guys ngira ngo abantu bongeye kongera kugira ikintu bavuga ko uyu musore ashobora kuba hari ukuntu ngo bitameze neza. Ngira ngo ejo bundi nabwo witwa Element nibwo yaje kujya Kenya nyuma y'uko Bruce Melodie yarahavuye aba ari uhajya. Then abantu baza kongera kuvuga rero ko ngo hashobora kuba harimo akantu kuntu sinzi kabisa, sinzi gusa Element navuga ko ni great producer muri iyi minsi, akaba ari na producer w'uyu Bruce Melodie cause ngira ngo ejo bundi nibwo abantu bongeye kubibazaho na Element ubwe yaje kugira icyo abivugaho abisobanura, kubera ko abantu benshi bongeye kubibaza cyane kubera ko ari ukuntu bitagaragaraga neza. So aza rero kugira icyo avuga kuri Element ndetse na Prince Kiiz, dore ko abantu benshi bagiye bavuga ko bashobora kuba batameranye neza kubera ko ngo Element ashaka gushiftinga akaba yajya mu gukora umuziki nk'umuhanzi kurusha kuwukora nka producer. Gira ngo abantu benshi sinzi kabisa, sinzi gusa icyo nakubwira cyo nuko Element ubwe magingo yaremeza ko ari producer, agikora indirimbo z'abahanzi ndetse gikorera muri na 155 AM nka producer, ndetse kandi agifitanye imikoranire na Bruce Melodie. Gusa akavuga ko haramutse hari impamvu runaka zituma Bruce Melodie agira uburyo akenera undi mu producer, it's okay cause hari igihe biba ngombwa ko umuntu ashaka kuba afite icyo undi adafite. So Bruce Melodie yaje kugira icyo avuga ko ngo Element ni mukuru cyane mu buryo bwo gukora music agereranyije na Prince Kiiz. Ngira ngo ni amagambo yakoresheje niba ntibeshye neza, ati Element ni mukuru kuri Prince Kiiz ni ukuvuga ngira ngo Prince Kiiz akorera muri Country Record, ari nayo studio yahozemo Element y'ungu tubona buri munsi. So ngira ngo yanamutanze mu gakino cause twamenye Element imbere ya Prince Kiiz. Prince Kiiz tumumenye nyuma y'uko Element avuye muri Country Record agiye muri 155 AM. So abantu rero bongeye kuba babivugaho, gusa Bruce Melodie mu buryo bwo kwa dressing ikintu no kugira icyo abivugaho avuze ko ngo afite ukuntu akemera Element ndetse akaba ari n'ibintu ngo bihari binigaragaza, avuga ko kandi ikintu cyose cyabaho ni imikoranire. Ashobora gukenera Prince Kiiz, ashobora gukenera Element mu gihe bibaye ngombwa. Ngira ngo abantu benshi bari bazamuye uruntu bazamuye bavuga ati Element ashobora kuba arimo gusezera bavuga ko Element ashobora kuba arimo gusezera ibijyanye na music production. Ngira ngo ni na kimwe mu bintu byongeye kuvugwaho, gusa kubera imikoranire wenda ihari runaka tudashobora no kwirengagiza, yaba hagati ya Element, yaba hagati ya Prince Kiiz, yaba hagati ya Bruce Melodie.
ubona ko bose icyo bagamije ni iterambere rya muzika nyarwanda, kandi we appreciate cause barimo bararwanira sinema nyarwanda. So ngira ngo ni byinshi bivugwa hagati y'aba ngabo babiri, ariko none barimo barazamura music cause dusigaye tubona ama track menshi, yaba yakozwe na Kiiz, yaba yakozwe na Ere, ubona ko harimo harimo ya improvement, ariko nanone harimo twa tuntu dukeneye kumva, harimo za production, ya mikoranire iri hagati y'aba ngaba bombi, ndetse no kuzamura umuziki nyarwanda muri rusange. Ngira ngo ni byinshi tugenda tugarukaho, byinshi tugenda tumenya cyane, byinshi tugenda tubana namwe umunota ku wundi 24 hours. Iyi ni Fyve-tvrwanda, ikiganiro cyo nta kindi The Cruise, cyo tugenda tugaruka ku makuru y'abasitari umunota ku wundi. Reka nkubwire ngo Jabless.